ntangiye kubahahira neza amakaroni amata meza murabo murajya mute ubu bukaroni n'aya mata uzanye n'insinga nibwo utangiye kunyuriraho njye nzajya mbona ndarara nicaye hanze utanyurwa mu kazi ugashakisha izindi ndamu ubuzima ni urugendo rurerure uhura nabyo mbona wihebye ndarushye ese kutansuza noneho bayiki usaratutse aranutse ubundi ko nakuhirira ugiye kurarayo nise mama mbayisha no kubera iyihe mawe njye naraye nkubwiye ngo ugende urare mama nawe ntugakane njyewe ejo ko nagusabye uruhushya ngiye kwa nyogokuru kuba ndayeyo ni ikibazo ubu tuvugana ahubwo yarafashe umwanzuro ngo aje kugushaka rero ibibazo byo muri uru rugo nabyo ntabwo bijya bishira njyewe kuba naraye kwa nyogokuru nicyo kintu gitumye agutuka ko nakoherejeyo nakubwiye ngo urare si wowe ibiganiro bya mucacu urabiyobewe nagiye aranganiriza amamata nshiduka bwije nese ubu yari bunyemerewe kuza mu gicuku wowe kubizi arantutse aranyurira ambwira amagambo mabi cyane none koko iyo ugenda ukaza arantutse mwana wa ubu ntiwasanga ibintu usambwiye ari byo akubwiye ngo iki isi arambwiye ati buriya birashaka ko umwana njye taraye kwa nyirakuru ubwo niho waraye nijoro ntitwavuganye ariho ndi ako mama nawe rero tagiye kuntakariza icyizere pe ubwo se niba ari uvuye uzanye iki nzanye iki ibitonore biriyo ariko ntago nari bubone umwanya rwose ntawo mbizi ubuze nari buze njye ifiye nikoreye ibitonore uzigire n'ibirayi bimwe byo kubishyimba azunaze nikoreye ibyo bintu cyumbabarire nawe ni mu bikumbura muzagende mubizane wajya ureka kwiryagagura ko mama na uru rugo rwose uraruyobewe ku buryo uvuye iwacu ibintu bihari ntubizane koko nzaza gusubirayo vuba ndabona noneho isagafe yankoreye aha ntuzi amata atuguriye yayajiriye wawe njye rero mama hari n'ibintu by'imbwa ngo uransekera papa uko ubizi ahubwo yari yaratinze papa uko ubizi nayo ngiye kurongorwa n'ubundi atabishaka kuba yagucyurira rero ngende umva ari ibintu bisanzwe kandi mwana mbona iwanyu muri ari mu batini iwacu iwanyu cyangwa kwa papa kwa so so wowe washatseyo mwana washatse nabi mpora mbikubwira ariko waribeshya ariko byo kwibeshya ako ntaribi tuzajya tuyanywa ducyurira byose ni nkaho genda ugiye mu nzu ujye kunywa agacyayi mwana wa gendera njye mvuye kunywa inshyushyu wo kwa mukecuru wagereka kwibona wa mwana we aka ntabwo cyane mama amakuru y'iminsi umeze neza okay natwe turaba tumeze neza Hano mumeze neza mwari yakiriye. Kuba karakuze. Karakuze kameze neza urabona ko nami suza hayiko suza Naomi ibintu ndamutse mbere. Mumeze neza. urabona ko kameze neza nyene kakura gasa nawe uruko ngabonye kanyibutsa Marita udusazi iki Mwana wanjye se no gukomera ariko nakubeshye kwiyakira byarananiye mama njye sinzi ukuntu nabyumva sinzi ukuntu mbyita niyo ntabwo agomba umunyamyaka ntabwo ndi umunyamahirwe ibyo ngerageje byose bitari bipfa nyine sinzi narumva uranyanze se nyine ntabwo nigana mama biriya igihe cyageze umuntu aritaye nawe ariko muri uru rugo harimo utwana twinshi oya n'abana b'abaturanyi baba basakuza iyo ngiyo ariko ahubwo twakomeje turavuga ndakwakiriza iki Munakira se ubu ni ngombwa ni ngombwa rero ko umuntu usubira mu nakira muri saa yifata nta nibara ni mu rugo nzi uravuga kunyakira sindeba hano hari icyo kurya umugati wonyine se
nta kibazo nawe ndumva umeze neza ahubwo uvuze kunyakira marita ataritahira nta kamere yarambwiye azangurira wowe na Marita wawe rwose ako kantu nagagize ni akantu kitwa gotomoroni gotomoroni nabyibutse ushaka ko ni wotamironi ni wotamironi Marita atarapfa nyine okay Marita atarapfa yarabikundaga icyo kintu ni urubuto yakundaga cyane yarabikundaga byatare batwita wotamironi ariko ni ikintu kimeze nk'igihaza kandi ntabwo ari igihaza ariko bimeze nk'igihaza ikintu cyambwiraga ni nk'igihaza ariko wakiriye nyine kukigiramo amazi n'imbere y'ukuntu ko yavugaga gotomoroni nkumva ni akayoga karyoshye k'abasirimu ntumvaga gotomoroni nkumva ni ikintu cyo kugotomera oya ntabwo ari inzoga ni imbuto zisanzwe umuntu arya ntabwo ari inzoga ahubwo niba ukeneye akayoga mama nayo yifate hano mu mujyi haba hari ibiyoga byinshi bigiye bitandukanye ariko hari akayoga k'abasirimu nakugurira kitwa marura abonye nshaje bya ngo nkunda ibintu birura ujya kungurira ibintu birura ko ntabwo ari ibintu birura ni inzoga bita marura kuba yitwa marura ntabwo bivuga ngo arukuru niba ari ibirura byo iyo nshaka ibirura bitandukanye na za nzagwa zanyu zo mu cyaro nyine za feke zirawe n'akayoga k'abasirimu nyine umuntu w'umumama nkawe utabona abageze mu mujyi w'ubwoko bw'icyaro baruta amaso batangiye kurumenyera bimenyereye ariko biratandukanye mugise ko wari utuyoga twinshi twaba tumeze neza azasubiriza byumva nta kibazo ariko ubusanzwe ntayo yabaye reka nakeneye akagati nako ndumva kameze neza apeti numvaga ni ukuri mbakumbuye cyane umwana w'umwana wanjye mama ni birebire sinzi ko uraryama ugasinzira ukuntu wakundaga Marita rero ko nabaye ariko umuntu ariyakira kubera ko niryo herezo rya byose aranibaza niba nzaza n'undi mugore niba nzagira nte ugashakira umugore kuri uyu mwana ukamwica bibaye ngombwa nabikora ariko nabonye ntabwo ari ibintu byanjye ntabwo bibi ese ubwo waba warakundaga Marita yagusigira umwana nk'uyu nguyu ukavuga ngo ugiye guhita umushakiraho undi mugore kuko zose twizeye mu nkengero z'umujyi wa Kigali rero mutuye ahantu heza kabisa buriya rero nta kintu cyiza nko gutura ahantu nk'aha ngaha asa nk'aho ari mu bice by'icyaro urareba hari akaviyu keza pasambe ibishyamba byose ni uguhunga stress za Kigali ko hano hantu uryamye utabyuka atuje kabisa waheruka kumva ko se hano reka reka niyo ndebye iyi misozi na zino ntoki n'ibintu bigora bitanibuka kera nkiba mu cyaro iyo twajyaga nko kuragira inka cyangwa tugiye gushaka nk'ubwatsi bw'inka numva mbikumbuye siko turushije ubwenge bana nawe no kuzanshakira ahantu nk'aha kabisa ese wagize ngo ahangaha hari iminsi y'ubushire hatabaye umujyi cya mbere cyo ni hafi y'umujyi ni heza kujya Kigali mu kazi byakoroha ariko ze ko ntigeze numva nta n'umwana ukoma hano nta mwana ugira mbona usa nk'uwitse imitima ze bigenze bityo rero weya byabana byo byihorera ntagize ikibazo wa mugore wanjye n'ababyara burya numvaga ufite umwana mukuru burya ufite nk'imyaka nk'itanu burya nawe kabisa twabaye n'ikibazo usanga umugore wanjye ari utabyara rero sinzi umwana we ntawe niko se shafure kuko ubona imyaka iri kugenda igusiga ukaba wirirwa uvunika ukorera amafaranga yawe azaribwa nande kuko mwese rine nabigenze gute kumva ari ikibazo madamu afite ntagikuraho oya ariko Fred ufite madamu yego ariko nakurangira uburyo nkurangira undi mwana ukagenda ukamubyaraho umwana ukaba umufite aho ngaho ku ruhande ndashaka umugore wa kabiri
ntabwo ari uwa kabiri ntabwo none se uwa kabiri muzajya mu mategeko se umugore akaba ahari ariko ukaba ufite ukundi kuntu wigenza ku ruhande mbese dushaka ukuntu akabyaraho umwana aho kugira ngo bazaguhambanika none se aho kugira ngo ubeho bazaguhambanika urumva utagenda ukabyara umwana ku ruhande ntabwo biba byoroshye urashaka kuzimya umuryango wowe ntabwo ari ukuzimya amubyarana umwana se njye nkubwiye ko nzagushakira umwana w'umukobwa mwiza muzabyarana umwana gusa ashaka akunda ufite umugore akiri neza tuba amafaranga ufite kuko hari umukobwa wakwanga wowe uzambwire nzakwereka rwose ahubwo wahita ubijyamo rwose nitumara rwose kurisoma neza uze kumbwira twicaye twitonze nkurangire Rudamoro akunda amatwi ugira kumara iki amabuja nahenda mu gikoni mpamagaye itunze kuri hejuru ese ubundi biriya biramara iki hariya nka kiriya kirahure kimwe hariya wavuga ngo iki kiriya gicupa kiramara iki hariya bikaba byahozeho ariko ubundi uzi ikintu umaze umuntu ungana nawe agira ubwenge wagira ngo ukunde kukayiga ese mbabuja naba nta bwenge ugira cyangwa aguze ku karere nkabahita mbona ikibazo ufite ku muyobozi wabaye iki ko nawe mbona wagira ngo urabisa ubona wagira ngo amaraso arimo kududuza ubwenge bwawe mbasobanurira ntabwo kumubwire ko mfite ubwire ko uzagakorera ibyo ntabwo bikwiye banguka uje ubanza ukumvira umucuritse bene ako kagene wowe ugafata umwana ukamucurika woze ibyo mba nta n'isoni ufite ariko ndi mu kazi niko bigenza bivuze ngo umwana w'umwana wanjye wirirwa umucuritse ntafite ariko ntabwo ari ukumucurika rwose utamucurika se ararebererwa nanjye muri kuvuga nabi hari ikibazo nta kibazo gihari umwana w'umwana wanjye umucurika utyo mbese kubera ko nta muntu ukuyoboye ahangaha urumva wariteretse uzi ko Zoziri yagukunda ukuntu usuka igisura cyawe akuse ngene sinubwa ko nshaka gukunda nawe uzi barita umwana wanjye yari umukozi w'uwa Zoziri Zoziri aramukunda aramurongora ariko ntiyagukunda nibyo bitowadowa byo kwaje ngo wanyariwe n'inkuba ubwiye ubyitaho rero ntuzongere kunyinamishiriza umwana w'umwana wanjye ese ubundi Zoziri ari hari arahari reka nza kubikuki wahageze ko nakubona wegera umuryango ntacyo baraje bagufungurire sibyo wewe domo yagufungurira umuntu reka bazagufungurira Ariko ndo. Ntabwo
we kuzana muravuga kuza kugenda uvuga amagambo amakimbirane mu miryango no kwihambira mu